Nangiye nkusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana n'ibihe byiza wowe ukurikiye Kisaro TV mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Nizere ko umeze neza, ibintu ari amahoro, kandi byanashoboka ko utaba umeze neza. Nyamuneka ndagusaba ko utakura ibyiringiro ku Mana yawe, kuko mw'iyi si duhura n'ibyiza ndetse kandi tugahura n'ibibi. Icyiza ni uko tugomba no kwihanganira ibyo bibi. Bakunzi ba Kisaro TV, nk'ibisanzwe nge uvuga ni ya ntore yanyu Kisaro. Uyu munsi dufite umutumirwa tugiye kuganira igihe kitari bwaze kuba kinini cyane. Nkusaba ko wabana natwe kugera ku musozo w'ikiganiro, kandi nanakwibutsa ko nyamuneka wakora subscribe kuri wa wundi utarayikora. Kandi turashimira wowe wamaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona mu ba mbere, kuko bino biganiro akenshi bikunda gufasha abantu. Tudatinze rero, umutumirwa nk'uko mumubona, bamwe baramuzi ariko hari na bamwe batamuzi. Niyo mpamvu dutangira tumwakira, tumuha ikaze kuri Kisaro TV. Tuguhaye ikaze nyamuneka kuri Kisaro TV. Ubwo ngubwo araza no kugira ngo aze kubibwira kugira ngo bize kugenda neza cyane. Ngira ngo tudatinze umwanya twawumuharira, aka kanya akabasha kuba yatwibwira tugakomeza. Murakoze cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbanje izina ry'Imana Allah, mu by'ukuri uri banje imigisha isakara mu byo agiye gukora. Nanasaba ko Allah yaduha imigisha muri iki kiganiro. Turashimira Allah kubw'ibyiza bigenda bigerwaho. Dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana n'abiwe n'abasangirangendo be bitanze bagatanga amagara n'amagana kugira ngo iri dini rya Islam ribe ryatugeraho. Amma ba'd, amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Khalifa. Nkaba ndi umunyeshuri rero muri Jami Islamia, cyangwa se muri universite iba Madina yitwa Universite ya Kisilamu, Islamic University. Nkaba niga mu shami rijyanye n'ivugabutumwa ndetse n'imisingi y'idini, by'umwihariko aqida wa al-adyan, cyangwa se imyemerere n'ibijyanye n'amadini. Benshi rero bakaba banzi kuri Instagram Khalifa 250, hari abanzi kuri Mdogo Mdogo, kuri gahunda zo guhifaza gake gake. Hari n'abanzi mu cyumweru cyahariwe abana, banyita umuvugizi w'abana. Yego. Ngira ngo rero ingingo nyamukuru uno munsi yatumye tugutumira hano, hari abakunzi ba Kisaro TV bajya bakurikirana ibiganiro byacu. Hari ama SMS ubutumwa bwabo nagiye nakira bugiye butandukanye, abenshi ariko bibandaga kuba bavuga ko twazagushaka tukagutumira tukagushyira hano imbere ya kamera za Kisaro TV ukagira bimwe mu byo ubagezaho. Ariko ngiye nza guhitamo kimwe mu kiganiro twazibandaho kugira ngo babashe kudufasha, kuko buri wese akubwiye ikiganiro ashaka ko twaganiraho bishobora kuba tutabona umwanya uhagije. Ariko nge nahisemo ko twaganira ku kiganiro kimwe, binatewe na bimwe dusigaye tubona muri iyi minsi uri kwibandaho. Bamwe byagiye bidutera amatsiko, turavuga duti umunsi twagize amahirwe yo kuba twakwicarana mu kiganiro nk'iki ngiki tuzabigarukaho. Icyo kiganiro rero turi bwaze kwibanda ku mwana. Tunaze no kugaruka kuri channel yawe turi kubona muri iyi minsi wafunguye, channel nshyashya. Channel nshyashya urangije uyiharira, channel nshyashya urangije uyiharira abana. Yibanda cyane ku bana. Tudatinze rero, iyo havuze umwana, wowe nka Khalifa wumva iki mu matwi yawe? Cyangwa se umuntu wari wese iyo havuze umwana, ni iki kitakirukanyira mu matwi ye mu kumva iryo zina umwana? Jazakumullahu khair, Allah bishimire. Ndanashimira wenda n'abo bantu bagiye bafata umwanya bagira ngo tugire ibyo tuganira mu byatwubaka cyangwa se mu byatugirira akamaro. Iyi jambo umwana, nge nawe cyangwa se n'abandi bose n'ababyeyi muri rusange
tubyumva bigiye bitandukanye. Hari iyo uvuze umwana ahita yumva umwana n'umutware, umwana ni impuhwe, umwana ni umugisha, umwana ni stress bitewe wenda n'umuntu uri kubyumva. Ariko nkanjye ku giti cyanjye iyo wavuze umwana mbonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mbonamo ko ari imbaraga z'ejo hazaza, nkabonamo umwana ko ari we mubyeyi igihe kizaza, ari we uzaba uri kurera abandi bana ndetse n'imbaraga z'igihugu, Allah kwishimira n'imbaraga z'igihugu. Ubwo ibyo rero iyo turi kurebera muri iyo shusho, umwana agaragara mu shusho nini cyane. Ariko rero ntabwo twakwirengagiza uwaturemye nk'uko agenda bitubwira muri aya. Allah yagaragaje umwana nk'umugisha muri aya nyinshi, aho muri suratu Furqan Allah agira ati walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Mu gihe abeza cyangwa se abemera iyo bari basaba ko Allah yabaha abana nk'umugisha. Nanone igihe umudamu wa Farawo yabwiraga Farawo Musa bakimufata akavuga ati qurratu a'yun li wa lak, yagaragazaga ko umwana ari umugisha. Nanone Allah mu yindi aya aragira ati yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah aha umugisha washatse akamuha kobwa, wa yahabu liman yasha'u dhukur cyangwa se akamuha hungu, au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, cyangwa se akamuvangira hungu na kobwa, wa yaj'alu man yasha'u aqiba, kandi akagira uwashatse ingumba. Byumvikane yuko iyo uramutse urebeye kuri uru ruhande umwana ari nk'umugisha, umwana aba ari nk'umugisha, umwana aba ari nka kado Allah aba yaraguhaye, kubera ko abo ashatse abagira ingumba. Hari abantu benshi baba batakamba ko Allah yabaha abana. Kubw'ibyo rero biri no mu mpamvu zikomeye zatumye nibanda ku kintu cyahariwe abana, cyangwa se nkafata icyumweru cyose nkagiharira abana, amasitati yanjye n'ibintu byose, ntihagire ikindi kinyuraho usibye uburere n'uburezi bw'abana. Bimwe mu byatumye mfata uyu mwanya nkawuharira abana nuko rimwe ababyeyi bibagiwe cyangwa se birengagije inshingano n'ukuri bafite ku bana babo. Icyo ni icyambere. Nanone abana bamaze kwibagirwa ukuri n'inshingano bafite ku babyeyi. Ndetse si n'ibyo, abanzi b'amahoro bari gutanga amabiliyoni, nimvuga amabiliyoni ubyumva, bari gutanga amafaranga atagira ingano kugira ngo bangize umwana. Icyo kintu tugomba kukireba. Abantu batanze amafaranga ubu ngubu byageze no mu buryo bwa education, aho abantu bari kwangiza kamere y'umwana. Ibi byose rero iyo ubirebye usanga ingaruka ziba nyinshi. Ni naho ingaruka zigaragara nk'uko intumwa y'Imana bitubwiye mu bihe by'imperuka, antalidal amata rabbataha, umunsi umubyeyi azibyarira bose. Baza umwana uramubyaye uri kumuhakwaho. Icyo nicyo cyangwa se nizo resulta umuntu agenda abona. Cyangwa se ukabona umwana ari gukubita umubyeyi. Ibyo byose rero ni ingaruka zigaragara wenda ku mubyeyi cyangwa se ku mwana wirengagiza inshingano ze. Ari nabyo wenda ngenda ngaragaza mu cyumweru cyahariwe abana, ukuri kw'ababyeyi ku bana n'ukuri kw'abana ku babyeyi, kugira ngo tubashe gusigasira uwo muco ndetse n'uburere bw'umwana. Umubyeyi naramuka anatabarutse azasiga inkuru nziza, no mu bintu bimugaragara cyangwa se mu bintu bizagaragaza ko umubyeyi yasize inkuru nziza, ni ugusiga wa mwana mwiza agasigara amusabira. Dore ko ibikorwa byose bihagarara usibye ibintu bitatu, no kuba wagira umwana agasigara agusabira. Murakoze cyane. Ngira ngo tukuziho ko wari ufite indi channel wajya gutambutsaho ibindi biganiro bigiye bitandukanye by'amadokumenti ku bumenyi bugiye butandukanye. Hari icyo wigeze kugarukaho ku mubu, hari n'icyo wigeze kugarukaho ku ngamiya, ariko urongera ufata umwanya wawe wita kuba wa creatinga channel y'umwana. Turagira ngo uze kudusobanurira neza
impamvu wahisemo kuba imbaraga zawe aka kanya wazishingira kuri channel y'umwana, ndetse unatugaragarize ibyo izagenda igarukaho mu bice bya bigiye bitandukanye, ngira ngo no kuba ejo bundi warayimuritse ukayigaragaza, hari ibice wagiye wandikaho, bimwe turagenda tubigarukaho tubivuga tubirasaho kubera ko dufite umwanya mukenya, tubashe gusobanukirwa iyo mpamvu. Ubwaze kudusobanurira rero kw'ibyo bice, ndetse ugenda unabisobanura mu buryo burambuye ariko butarambuye cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubundi channel ya mbere nashyiragaho ibijyanye na documentaries zifasha umuntu kuba yamenya ubuhanga n'ubuhambare buri mu biremwa bya Allah, bikagaragaza n'ibimenyetso cyangwa se n'ubuhambare bw'ibyo Allah yaremye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nibwo rero ababyeyi bansabye ko nakora channel y'umwihariko, kubera ko byageraga muri cya cyumweru cyahariwe abana, duhera kuri le 20 kuzamura, ukwezi kurangiye barambwira bati nyamuneka dukorere ibyo tuzajya tubona byonyine, kubera ko rimwe na rimwe biratuvanga, ntabwo tumenya iyo igihe cyageze amasomo y'umwana uko bimeze. Kubw'ibyo rero uramutse udukoreye nka YouTube y'umwihariko ijyanye n'iby'abana, umuntu yashaka kumenya uburere n'uburezi bw'umwana akaba ariho yanyarukira akanareba. Najyaga mbishyira no kuri Instagram, ariko ababyeyi benshi ntabwo bazi Instagram. Bizi YouTube ariyo yoroshye, ntabwo bisaba ibintu byinshi, no kuba ufite amamega yawe na telefone n'ibindi ugakora. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu nakoze iyo YouTube channel yihariye ku bana. Nimvuga ku bana ntabwo ari ku bana gusa, ikuyemo byinshi, n'urubyiruko rwakwisangamo. Murakoze. Kuvuga ngo ni ubuzima bw'umwana kuva avutse kugeza ageze mu gihe cy'ubukure, cyangwa se kugeza ageze mu gihe cyo kuba umubyeyi. Urumva ko rero ingeri zose zirimo, by'umwihariko uhereye hasi, kuko burya ibintu byinshi akenshi bipfira mu terura. Ni nayo mpamvu rero umuntu ahera mu mizi kugira ngo atunganye, hanyuma noneho wa mubyeyi uzajya gushakwa, wa mwana uzakura abaye baligh cyangwa se amaze kugimbuka, azaba afite umuco n'uburere ndetse n'indangagaciro zirangwa n'umuntu usenga, zirangwa n'umuntu w'umunyabwenge, zirangwa n'umuntu ukunda abantu, ugira ubumuntu. Rero mu byo warumbwiye nzaza nshishaho harimo uburezi n'uburere bw'umwana. Ubwo ni hagati ku bana no ku babyeyi. Umwana arerwa gute? Ababyeyi mbese barera gute abana babo? Icyo ni cyane. Nanone ku umwana arerwa gute? Imico n'imyifatire y'umwana. Imyaka 7 aba yitwara gute? Imyaka 10 n'ingahe aba yitwara gute? Hakabamo umubano hagati y'umwana n'umubyeyi. Muri iki gihe kubera ababyeyi bari kwigira ku kazi cyane, cyangwa se bari gushaka amaronko, ntabwo bari kubona uburyo cyangwa se connection y'umwana n'umubyeyi ntabwo iri kuboneka. Umubyeyi ari kuza akererewe, umwana yaryamye, akazinduka umwana atarabyuka, ugasanga nta rukundo ruhari hagati y'umwana n'umubyeyi. Ubw'ibyo rero turareba, ese waba uhari? Iyo umubyeyi ahari ni gute wakubaka connection yawe n'umwana, ndetse ni gute waba udahari ako kanya ubona muri weekend cyangwa se isaha imwe iminota 30, ni gute wagafatirana kugira ngo umwana abone ko hari, nabone ko wamutereranye, dore ko hari n'ingaruka zigeze zitandukanye ku bana batabona umwanya n'ababyeyi babo. Hari igice wagaragaje mu bice uzibandaho kuri channel yawe, ngira ngo unsobanurire mbere y'uko ngaruka ku kibazo cyabajijwe n'umwe mu bakurikira Kisaro TV. Turakigarukaho mbere y'uko wanje kunsubiza ikibazo. Wagize uti imikurire y'umwana bijyanye na kamere ndemano. Turashaka gusobanukirwa iyi nteruro wakoresheje n'icyo washingiyeho. Urakoze ku kibazo cyiza. Imikurire y'umwana bishingiye kuri kamere ndemano. Ubundi tutagenda kure, umwana avukana kamere nziza, ni nayo Allah yamushyizeho. Allah aratubwira muri suratul Rum, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Kamere ndemano Allah yaremye mu muntu.
umwana ni nayo mpamvu avuka ahita ashaka ibere, ntabwo abyigishwa. Iyo ni kamere ndemano. yego, Umwana avuka agakura azi ko habaho Imana, ntabwo abyigishwa, yego, ahubwo arabyerekerwa cyangwa se agasobanurirwa. Umwana avuka azi ko Imana iba hehe? Mu ijuru. yego, Abana bose wabaza nuko nicyo gisubizo. nicyo gisubizo. Yego. Imana irahari, iba he? Iba mu ijuru. Ni ukuvuga iyo niyo kamere, Yego. ikagenda ikurikira no kubona ibyiza, no kwita ku byiza, no kumenya ikibi n'icyiza. Yego. Hanyuma kuri kamere ndemano, iyo niyo kamere Allah yaturemyemo cyangwa se Uwiteka Yego. yaremyemo ikiremwa muntu. Yego. Hanyuma kuri kamere ndemano, impamvu mbivuze ni uko ba bantu bagamije kwangiza urubyiruko n'abana Yego. bari kubavana kuri kamere ndemano. Usibye n'ibyo n'ababyeyi ubwabo amuvana kuri kamera. Yego. Dushingiye kuri hadisi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana ivuga ati umwana wese yuladu ala alfitra, avuka kuri kamere ndemano. Fa abawahu, ababyeyi be yuwahidani au yunasirani au yumajisani, ababyeyi be nibo bamuhindurira idini cyangwa se bamuhindurira kamere. Yego. Bakamugira umuyahudi, bakamugira umuntu usenga umuriro, cyangwa se bakamugira umuntu usenga ubutatu butagatifu. Yego. Ariko umwana wari kuri kamera azi ko Imana ari imwe, ndetse azi ko Imana iba mu ijuru. Abandi nibo baza bamwereka ko Imana itabaho nk'abapagani, cyangwa se ababyeyi be bakamwerekera ko nta Mana ibaho. Ibyo byose rero n'ababyeyi babigiramo uruhare. Kubw'ibyo rero iyo mvuze kamere ndemano, ni ya kamere Allah yaduhaye. Allah yaraturemye, ntabwo yaturetse nk'inyamaswa cyangwa se aturekeraho, ahubwo yaduhaye kataloge, yaduhaye Qur'an, adusigira imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, kugira ngo zibe umuyoboro, ziyobora intambwe ya kamere ndemano wa mwana yavukanye, akure abona ko Imana yavutse azi ko ihari. Yego. Amenye ko Imana ari imwe, anamenye yuko agomba kugira umuco mu bantu, akabanira n'abantu neza, ndetse agashimangira ibyo kamere imusaba, ndetse gihamya ikaza ari amategeko y'Imana ndetse n'amategeko y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Urakoze cyane kudusobanurira ikibazo cyacu. Tudatinze, mbere yuko tugana ku musozo, reka tugaruke ku iki kibazo nk'uko nabivuze cyagarutsweho n'umukunzi wacu ukurikira Gisaro TV. Ntabwo yadukunze ko twavuga izina rye n'aho aherereye, ariko ngira ngo icyo twakwibandaho ni iki ibibazo yabajije. Hari n'abaza kuba bagisobanukirwa binyuze mu kuba ari we bakibajije. Aragira ati arashaka kumenya umwambaro w'umwana mu kuva avutse, cyangwa se no kuba yamenya icyo umwambaro w'umwana umufasha. Ikindi cya kabiri akavuga ati ese imvugo y'umwana, imvugo umwana akoresha, ziriya mvugo umwana akoresha, haba hari igice cyihariye mu guturuka ku mubyeyi cyo kuba umwana hari imvugo runaka yakoresha? Nibyo bibazo yabajije. Urakoze cyane, ngira ngo wamusubiza. Nama Allah mwongerere uwo muvandimwe. Ikibazo cyiza cyane. Guhera ku mwambaro. Ese umwambaro, hari umwambaro umwana agira kuva akiri umwana kugeza wenda ku myaka runaka? Yego. Igisubizo ni uko umwambaro, nimvuga umwambaro, hari imyambaro ibice bibiri. Yego. Hari umwambaro w'umwambaro ino twambara, hari n'umwambaro wo gutinya Imana. Nk'uko Allah yabivuze, wa libasu taqwa dhalika khayr. Umwambaro mwiza ni uwo gutinya Imana, kandi nawo mwiza. Hanyuma umwambaro w'umubiri, nta tegeko riba rihari rishobora kuvuga ngo umwana ni itegeko kwambara uyu mwambaro, ariko bidasobanuye yuko utamwerekera umwambaro mwiza kugira ngo nakura azakora iki, itegeko nirizamugonga. Kuko Uwisilamu kugira ngo ibintu bibe itegeko ku muntu, nuko hari ibyo aba yujuje. Uwo mwana niyuzuza ibyo bintu, bizasanga yaramenyereye. Muri aka kanya, mu kintu kibabaje, ijambo ry'ababyeyi bakoresha ngo mureke, aracyari umwana. Nibyo bitumye abantu aka kanya bambara ubusa, nibyo bitumye abantu aka kanya
bagira ubwoba cyangwa se batubaha umwambaro wa kisilamu, umwambaro wo kwikwiza. Muri aka kanya nibyo bitumye abantu banga umwambaro wo kwikwiza, ngo mureke n'umwana. Kuba umuhatira ntabwo ari byo, ariko kumwerekera, kubera ko umwana akura areba intambwe z'ababyeyi. Kumwerekera rero umwambaro wa kisilamu ukanawumukundisha ni byiza kuruta kuba wamujyana yambaye gusa. Erega buriya umwana aravuka ariko agatangira kugira ubwenge, hari ibindi bintu ari kubona iwabo. Nkeka ko nk'uwo mwambaro atangira kuwubona ukoreshwa na bakuru be, akabona ababyeyi be ukuntu barimo barambara, kugira ngo nibyo biba byamuremamo kuba nawe yakwiyumvamo uwo mwambaro. Kubera ko umwana akora ibyo areba, aba yigana aba areba, kubera ko ababona ari byo byiza. Ibyo rero umwambaro w'umwana mwiza ni ukumwambika umwambaro utamwambika gusa, ndetse ukanamukundisha n'umwambaro wo kwikwiza, ab'umuhungu cyangwa se umukobwa, bitewe n'ukuntu yaremwe. Bikaba byiza akabikurana, kimwe nk'isengesho cyangwa se n'indi myambaro yo gutinya Imana. Umwana agomba kuvuka abona ko mwambaye umwambaro wo gutinya Imana, hari kirazira mu rugo, hari amategeko, agakura agendera kuri ayo mategeko. Hanyuma ku byerekeranye n'amagambo cyangwa se ururimi umwana yiga avuga, kuvuga abikomora ku babyeyi be. Ni ukuvuga umubyeyi niryo shuri rya mbere ry'umwana yigiraho ururimi cyangwa se kuvuga. Ni nayo mpamvu abamenyi bagira inama ababyeyi kuvuga amagambo meza, kurangwa n'amagambo subhanallah cyangwa se amagambo meza, kuko umwana niyo akurana yumva. No kwirinda kuba bashwana imbere y'umwana, kuko nibyo aba akuru, nibyo umwana aba akuru. Iyo shusho arayisigarana, kandi ibyo abarebaho nibyo azakurikiza cyane. Kubw'ibyo rero imvugo ayikomora ku babyeyi. Ni nayo mpamvu muri hadisi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam twarebye, umwana, ababyeyi nibo bagira uruhare rw'umwana guhindura kamere. Sinzi nimba wenda cyasubijwe cyangwa se cyumvikanye. Cyasobanutse cyane. Tunagushimira, kugira ngo turi kugana ku musozo, ariko ntabwo twasoza tutagushimiye kubw'umwanya wawe waduhaye, ndetse no kwakira ubutumire bwacu. Kugira ngo abakunzi ba Kisaro bari bwaze kwishima cyane, ko ni ikintu baba bafitiye inyota cyane, ubutumire bwawe kuba watwitaba ukabasha kuba wakwicarana natwe nk'iki kiganiro. Turagushimira cyane, turagushimira byimazeyo, kandi tunagusaba ko n'ubutaha mu gihe twakwitabaje, mu gihe twagutumiye, nyamuneka jya ugerageza witabire ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Ikindi nzajya nitabira, ntabwo nabura kwitabira muri ibi biganiro. Murakoze cyane. N'ikindi kandi, iyi channel yawe ni channel twagiye twumva yagarutse ku bintu byiza cyane, kandi buriya umwana ni wo musingi w'igihugu, imbaraga z'igihugu, imbaraga z'umuryango. Ibyiza byose buriya bituruka mu burere bw'umwana aba yahawe n'iki n'ababyeyi. Akaba ariyo mpamvu bita binyerekeza kuba nasaba abadukurikiye aka kanya, n'uri bwaze kumva aya magambo turi kuvuga hano n'iki kiganiro, ko yashyira imbaraga mu iyi channel yawe wafunguye, akaba yakora subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bimugeraho ako kanya bikimara kuba byakorwa. Kandi tutanibagiwe tena ko twasaba ko mwakomeza gukora subscribe kuri Kisaro TV, nyamuneka, kugira ngo ibiganiro bigumye bigende neza cyane. Tunabashimira namwe mukurikiye kino kiganiro, tunabararikira no kuzakurikira ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza. Murakoze cyane, Allah abishimire.